Muraho bene data, Kristo Yesu nashimwe, wowe waramutse amahoro, fasha duhe Imana icyubahiro, wagize umunsi mwiza, fasha duhe Imana icyubahiro, ntabwo ari imirimo yacu, si ubuhanga bwacu, si imbaraga zacu, ahubwo ni imirimo itangaje Uwiteka yakoze, muhe icyubahiro, utazagira ngo ni ibintu byikoze cyangwa byizanye. Niba rero waramutse uhumeka, si ubuhanga, si imirimo, si no kubw'amaboko. Dominique Nick yarabiririmbye aravuga ngo hari ababigeraho bakibwira ko ari ibisanzwe, bakavuga ngo byari bikwiye kubaho. Iyo graduation ugezeho ntabwo uruta abandi batashye. Iyo tronco mugiye gukora ntabwo uruta abandi barwaye basaze. Hoya, ako kazi wabonye kuba uzindutse uhumeka ntabwo urusha abandi barimo tije bari kwa muganga, ahubwo hari Imana isumba byose yabikoze. Imana icyubahiro. Kuba umugabo wawe, umugore wawe, abana, kuba uriho, ubusiribateri bwawe uriho, haleluya haleluya, Imana ishimwe. Si imbaraga zawe, si kubw'imirimo, si no kubw'amaboko. Nigeze mbikubwira ubwo nakuganirizaga kuri Zerubabeli wari umutware, Abisirayeli bava mu bunyagi Babuloni, Kuro abarekuye, ahangayikishwa n'ukuntu bazubaka, harimo ibice bimwe bidahuza, ahangayikishwa n'ukuntu ubwoko bw'Imana buzahuza bakongera bakubaka inzu y'Uwiteka. Arahangayika cyane, ahangayikishwa n'uburyo bashobora kunanirwa, bananirwa bakaba basubira mu bunyage. Ariko Uwiteka amutumaho aramubwira ngo si kubw'imirimo, si no kubw'amaboko. Kuba waryamye ugakanguka, hari abadakanguka si kubw'imirimo, hari abagwa muri dushe, hari abatwara imodoka ntibagaruke, ariko wowe Uwiteka aracyakurinze. Uwiteka Imana icyubahiro. Nguhaye ikaze ku biganiro kuri uyu muyoboro wa channel wa Evangeliste Ernest Imana yaduhaye kugira ngo tujye tuganira imirimo itangaza yakoze, tuvuga Imana. Igikombe cy'isi wikijyamo cyonyine, senga Imana. Wiba mu kazi gusa, senga Imana. Ingereka ngirana nakwigishije ikubeho, gusenga ukora, gukora usenga, kugendana inzira zijya ubudapfa mu mutima wawe mu ijuru bizagufasha. Ku munsi wo gutungurwa no kuramukwa no kuzuka uzazamukana ikuzo kuko wubashye Imana. Nta kigomba gusiga ikindi, rero byose biragomba kujyana. Turi mu cyumweru cyahariwe amasengesho, aho turi kwiga ku masengesho. Ejo hashize nakubwiye ko amasengesho ikintu aremye yubatse nta muntu ushobora kugisenya, kandi n'icyo asenye nta muntu ushobora kucyubaka. Nguhaye ikaze, tugiye kuganira kuri topic y'uyu munsi, n'ubundi amasengesho week. Turi mu cyumweru cy'amasengesho, ariko noneho tugiye kuganira ku isengesho n'ubundi ryubaka iki, kuki dusenga, kuki Yesu yasize atubwiye ngo musenge, kuki dusabwa gusenga mu gitondo, saa sita, ku mugoroba twicuye na mbere yo kuryama, kuki dusabwa gusengera amazi, ibiryo, kuki dusabwa kwiyiriza ubusa, kuki dusabwa gusenga. Tugiye kureba ikintu amasengesho yubaka. Umuntu usenga n'udasenga batandukaniye. Uyu munsi nkuzaniye insanganyamatsiko ivuga ko amasengesho yubakira ubuzima inzahare igahinduka inzahuke. Ndafashijwe. Amasengesho yubakira ubuzima inzahare igahinduka inzahuke. Inzahare ni umuntu uvutse atagira epfo na ruguru, ni umuntu ubayeho atagira aho kwihengeka, nta nzu, nta biryo, nta mibereho, indwara yarakuzengereje, ntacyo kwambara. Inzahuke ni umuntu uvuye mu buzima bubi yarimo, bw'uburwayi, ubwagereza, bw'ubukene, gukubitika mu masomo. Ni umuntu uvuye habi akabaho. Ibyo njya mbwira abantu ngo Imana ikuye mu gisate cy'ingunguru. Turaza kuganira ku ijambo ry'Imana dusoma igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, urafata Bibiliya yawe dusome. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 4 ku murongo wa 9. Igitabo cya mbere cy'ibyo ku ngoma, ibice 4 ku murongo wa 9. Reka dusome mu izina rya Yesu. Yabesi yarushaga bene se icyubahiro, kandi nyina yamwise Yabesi kuko yari
yavuze ati namubyaranye agahinda. Yabesi atakambira Imana ya Isiraheli ati icyamukama umugisha rwose, ukagura imbago yanjye kandi ukuboko kwawe kukabana nanjye, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Nuko Imana imuha ibyo yayisabye, akira ijambo ry'Imana. Tugiye kuganira ku nsanganyamatsiko ivuga ngo amasengesho yubakira ubuzima, inzahare igahinduka inzahuke. Karibu tuganire ijambo ry'Imana. Uyu Yabesi yari muntu ki? Yabesi yari umugabo wo mu muryango wa Yuda. Bibiliya ivuga ko yari umunyacyubahiro kurusha bene se. Ugendeye kuri uyu munsi amaze kuzahuka yari umunyacyubahiro. Izina rye ryaturutse he? Ryaturutse ku kubyarwa kwe mu mubabaro, kuko nyina yaravuze ati namubyaranye agahinda. Ibi wabibona mu gitabo cya mbere cy'ibyo ku Ngoma ibice 4 ku murongo wa 9 nk'uko tumaze kuhasoma. Izina Yabesi ubwaryo risobanura ububabare cyangwa agahinda. Nubwo yatangiye ubuzima afite izina rimwibutsa imibabaro, ntiyemeye ko amateka ye cyangwa izina rye bigena ejo hazaza he. Imana ishimwe. Yahisemo kwiringira Imana. Jya ku mavi, senga, jya upfukama, biva ku mavi. Iby'iyi Imana nta mikino, isi nta mbabazi igufitiye, udasenze yakwereka. Wambaza uti kuki Yabesi yasenze gutya? Yabesi yaravutse asanga ari agahinda, yavukiye mu gahinda, nta buzima, nta cyerekezo afite amateka y'ububabare. Yifuza ko Imana yahindura ubuzima bwe, yifuza kugira umugisha, yifuza itandukaniro. Ibyo yasanze mu muryango we mu rugo arabyanga. Arangije arasenga, aricyo tugiye kuganiraho. Imana imwagurira imbago. Hari abantu benshi rero bajya batubaza ngo ese Imana irakora? Ese amasengesho arakora? Uyu Yabesi yavukiye mu muryango ari inzahare, nyina ari mu bihe bibi. Hari abantu tujya tubona bavuga ngo nzaba ndora ntaho ndi, abantu bitwa ba ntaho ndi, mboneho nsuhuza abantu ngo ndora iyo bijya mbona bucya nta kigenda. Yabesi yavutse ari inzahare ku buryo bugaragara, nta gifatika. Hari igihe umuntu ajya aba inzahare, nta rukweto, nta pantaro, nta sengeri, nta mavuta yo kwisiga, nta cyo kurya, nta cyo kunywa, nta nzu, nta kibanza, nta yo kwishyura ubukode. Ukareba inzira zose ukabona zifunze. Waba uri umusiribateri ukavuga ubundi ubu nzabona inkwano, nzaba umugabo. Nkunda abasirikare cyane, najyaga nkunda kureba filime zabo. Nkunda ubuzima bw'umusirikare, nta mikino ibamo. Aho bakubwira ngo umwuka wa nyuma umusirikare afite arawukoresha. Awukoresha agira ate? Arwana. Ntukarebe ngo umusirikare bamurasha amaguru, amaboko, niyo n'umutwe baba bawumennye ariko akaba agihumeka. Ashobora kwica abanzi benshi, apfa kuba afite intwaro gusa irimo amasasu. Muri iki gitondo hari ibintu warebaga ukabona byaranze. Ukabona ibintu byaranze, uburwayi bwaraje, ubukene bwaraje, imibereho yabaye mibi. Hari Imana iri kuvugana nawe ikubwira icyo wakora. Ngo Yabesi yararebye abona nta kintu bariho, nta UPI, yewe n'inguzanyo nta wayibaha, nta n'inguzanyo. Hari ubwo ugirizwa n'inguzanyo ufite, hari umuntu we udatekereza n'inguzanyo, kuko burya no kugira inguzanyo nta gaciro. Wagiriwe icyizere uragurizwa. Arangije abona iwabo ibintu byaracuramye. Hari igihe ureba ukabona ibintu byaracuramye nta shusho, ariko agira kwizera. Wa muntu wari inzahare, turi kwiga ijambo rivuga ngo amasengesho ajya afata ubuzima bw'inzahare akabwubakamo ubuzima bw'inzahuke. Icyo amasengesho akora nicyo turi kwiga muri iki cyumweru. Waravuga ngo nta handi hantu mfite ubuzima, nta mibereho, ariko mfite umunwa, mfite umutima, mfite kwizera. Ngo arategeka. Ebo enevo ela witarabo, ndafashijwe. Ngo arategeka, aravuga ngo ibi ngibi bigomba guhinduka. Umunyamasengesho uri kunyumva, muntu ushaka kuba umunyamasengesho, umunyamasengesho ahora abona impinduka. Ntabwo umunyamasengesho asengera mu biharimo,
by'agahinda, by'inzara, by'ubukene, umunyamasengesho ategekana n'Imana, agategeka impinduka. Aravuga ngo iwacu turi abakene, turi abatindi, tubayeho nabi, ntacyo turi cyo, nanjye ubwanjye mvukiye mu gahinda, bananyise gahinda Yabesi, ndanakibonaho, ariko ndabona Imana. Hari uwaririmbye ngo ndabona Imana nyamana, yemwe ndabona iyo Mana. Ati nubwo tutarya ndabona Imana, nubwo turwaye amavunja ndabona Imana, nubwo nta nkweto ndabona Imana. Yatura ibintu binini ngo arasenga, ka gahinda ntiyakitaho, ahubwo abwira Uwiteka ngo Uwiteka we icyamukampa umugisha. Imana isuzumye ubwo busabe ibona nta kwica abantu, nta guhemukira abantu, nta kugambana birimo, nta mutima mubi, iravivura. Kabiri, icyamukagura imbago yanjye. Imana irareba kwagura imbago, ibona nta shyari ririmo, nta kwifuza iby'abandi, iravivura. Gatatu, ukandinda ibyago ntibimbabaze. Imana irebye icyo ari gusaba, kurindwa ibyago n'akaga, ibona ibintu bitatu asabye, ngo iramwumva, imusubiza nk'uko yasabye. Tugiye gusenga, ndagira ngo nkubwire ko niba ushaka ibikorwa remezo biramba, imika amasengesho mu mutima wawe, wubahe gusenga, ujye ku mavi. Nakubwiye ngo isi nta mbabazi igufitiye, nta mikino ifite, birasaba ko ukora effort mu gusenga, ugahindura imigendere yawe, ukiga gusenga utegeka kandi wizera Imana. Imana ngo imuha umugisha yasabye, imwagurira imbago. Mu kwagurirwa imbago harimo inshuti, harimo gutembera, harimo amatike, harimo transport, kandi muha umugisha w'amafaranga, amavuta y'umwuka wera, ubuzima, kumurinda ibyago, no kumurinda gukenyuka, indwara, inyatsi. Ubundi Yabesi Bibiliya itubwiye ko byasoje mu muryango w'iwabo, ari we muntu ukomeye uhabonetse, ngo arusha bene se icyubahiro, abarusha ubutware, abarusha imbaraga, abarusha amaboko. Ntabwo nzi icyifuzo ugize ari ikihe, ariko amasengesho yagukura mu gisate cy'ingunguru ubamo, yaguhindurira ubuzima. Kwizera Imana byatuma uba umuntu udasanzwe. Urafatanya natwe dusenge iri sengesho ryo kuvuga ngo Imana igukure mu burwayi umazemo igihe, mu bukene umazemo igihe, muri karande z'iwanyu. Imana ikugira umuntu mushya, igutunganye, igusobanure. Gusenga rero niryo banga, amavi yawe yatoze guca bugufi, wubaha Imana, ujye ubwira Imana ibyawe, kuko Imana itanga umugisha, ikagura imbago, ikakurinda ibibi, kandi ikaguhindurira amateka. Byarangiye rero ari we muntu ukomeye mu muryango, ibyari gahinda bihinduka mugisha. Muri iki gitondo Imana yaguhindurira izina. Tegeka ku bintu ushaka ko bikubaho, tegeka ku bintu ushaka ko biba ku bana bawe, tegeka ku bintu ushaka ko biba ku muryango wawe, tegeka ku bintu ushaka ko biba kuri karitsiye ubamo, tegeka ku bintu ushaka ko biba ku gihugu cyawe. Ni karibu uca bugufi dusenga Imana. Mana, nk'uko watabaye Yabesi ukamusubiza, turagusabye ngo natwe uduhe umugisha. Abantu bari gusenga iki gitondo k'uyu munsi mw'iri jambo, wagura imbago zacu, ukuboko kwawe kubane natwe, kandi uturinde ikibi kugira ngo kitatubabaza, ahubwo uduhe kubabaza Satani n'abadayimoni, tunesha, tuzamuka. Tubisabye twizeye izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Gira kwizera ko iri sengesho dusenze rikora, iyo ndwara irakira, ubwo buzima bubi burahinduka, ayo mateka yawe arahinduka. Imana niguha umugisha, ugire umunsi w'amahirwe, ugire ukwezi kw'amahirwe n'icyumweru cy'amahirwe. Uyu mwaka ukubera uw'impinduka, wihane, ukizwe, w'umuntu mushya, ute akabi, uve mu byaha, wuzure umwuka w'ubutegetsi. Imbaraga z'Imana nizibane nawe. Shalom, shalom.